Inkuru zagize ibwami ko hari abantu batangiye kuvugisha Akari, wa mukobwa wavutse ari Nyamweru uwo batinyaga ko azabarimbura mu gihe kiri imbere. Yohereje abasirikare ngo bajye gufata Akari na nyina Serira, Rumani na nyirakuru n'abandi bantu bari gukeka ko bavuganye nawe. Haribari yanzuye ko bagomba kwicwa. Muri iryo joro abasirikare bari kurara baza aho mu giturage Akari yabagamo, bakagera hafi mu gitondo ku buryo bari guhita babafata. Akari yari yiryamiye atabizi ari kwitekereza ku kuntu amaze kuba umuvuzi w'umuhanga n'ukuntu yari amaze kugira inshuti ya mbere mu buzima bwe ariyo Rumani. Nyina ari we Serira yarahangayitse cyane. Yarabizi ko umwami ashobora kwica umukobwa amuziza kuvugana n'abantu. Umukobwa we yarakomeje kuzindukira mu rugo kwa Rumani, nyirakuru akamwigisha kuvura akoresheje ibyatsi bitandukanye. Yarahangayitse atekereza ko umwana we ataramara kabiri mu gihe umwami yaba abimenye ko avugana n'abantu. Rumani nawe muri iryo joro yaraye yishimye. Yari ari kugenda arushaho kubona ko Akari bitaga Nyamweru yari umukobwa mwiza. Yarushagaho kubibona ko umunsi washiraga. Umukobwa yasekaga neza cyane, ateye neza, afite amaso y'umweru, mbese ntacyo wamunengaho na gito. Icyo abandi bashidikanyagaho ni ukuntu yari afite uruhu rwererana, ariko we ntiyabitindagaho na gake. Nyirakuru wa Rumani nawe kiramuciraga imigani agashyiramo n'uwa mwana watoragwa afite uruhu rwa Akari. Icyakora we yarazi ko ari umuhimbano. Yishimiraga ko umukobwa Akari yubaha, agira isuku kandi agafata mu mutwe vuba. Yari yizeye ko azaba umuvuzi ukomeye mu gihe kiri imbere. Abasirikare bari boherejwe bari batatu, aribo Zimu, Gushi na Nefaze. Bageze mu nzira batangira kuganira kuri Akari. Zimu yagize ati, uriya mukobwa nta ruhare yagize mu kuvuka afite ruriya ruhu. Niba koko nyina ari we wamubyaranye na se wirabura, birumvikana ko haba harimo ikindi kibazo cyatumye avuka kuriya. Niba ari umuvumo se, ni gute yaba ageze mu myaka 20 nta kibazo na kimwe arateza? Gushi yaramusubije ati, ikibazo ntaragiteza ariko azagiteza. Mwami ndamwizera azi ubwenge, afite abajyanama kandi aganira n'abantu biyubashye bazi ubwenge. Wibwira ko ari utifuriza abaturage b'ibyiza? Akari akwiye gupfa kuko nta muntu nkawe wigeze kubaho asa kuriya. Nefaze yarababwiye ati, mwese muri mukuri, ariko dukwiriye gufata umwanzuro umwe. Mwishyire mu mwanya we, mwiyumvishe ko ari mwe mwavutse musa kuriya, nta ruhare mubigizemo. Hanyuma umwami agategeka ko ukorera mu nzu, aho akwemereye gusohoka agategeka ko udakwiriye kuvugana n'abantu, kandi agashyiraho abantu bo kubigenzura. Ese murumva bitaba bibabaje? Zimu yaramusubije ati, rero njye ndabyumva, Akari nta kosa afite. Niba koko akwiriye gupfa kandi abantu bakaba bavuga ko bamurakari ashobora kubareba mu maso bagapfa, muribaza ko turahava amahoro nitujya kumufata? Icyiza ni uko twahunga tukava mu gihugu, umwami akazatumayo abandi. Ibaza turebye tugahita dupfa. Birazwi ko abantu nka bariya baba ari ibihangano by'abadayimoni, kimwe n'uko abandi basanzwe ari ibihangano by'Imana. Uriya yatwica atadukozeho, ndabizi abadayimoni bagira imbaraga nyinshi. Njye sinizera ko ari umuntu usanzwe. Yarakomeje ati, nakuze mbyumva mu mugani, nkumva n'inkuru nkazita ibihuha zavugaga ko habaho abantu bafite uruhu rw'umweru. Numvaga ko ari ibihuha ariko amaso yanjye yarabyiboneye. Akari akivuka byari bikwiriye ko abantu bamufata nk'umuvumo. Uretse njye, igihugu cyose harimo n'umwami twamuhuje n'ibyo twumvise mu migani ko habayeho umwana waturaguwe n'umukecuru afite uruhu rwererana. Umukecuru yamara gupfa, uwo mwana w'umuhungu akagira uburakari, uwo bahuje amaso wese agahita apfa kuko yakoreshwaga n'imbaraga ndengakamere z'abadayimoni. Izo nizo zihishe muri Akari rero. Nanjye ntekereza ko Akari igihe cyo kwigaragaza cyaba ari iki, twamugira akabona ko tugiye kumutwara, akarakara, akaduhera, akaturimbura. Gushi nawe aterega umwami Hariba ntiyemeka Akari asohoka ngo ahure n'abandi bantu kubera impungenge z'uko umwana nkawe ufite uruhu rw'umweru ashobora guteza ibibazo mu gihugu. Ibyo byatumye avutswa uburenganzira bwo guhura n'abandi. Igitangaje, na Senirogi yarabirukanye, yirukanye umugore we Serira n'umukobwa we Nyamweru kugira ngo atazisanga ari ugezweho n'ibyago bwa mbere. None twe turi bande bo kujya kumurakaza? Tugiye kuba ibitambo rwose, uriya mukobwa nitwaheraho. Murabizi ko impamvu nyina yagiye gutura hariya hantu ari uko yageze iwabo nyuma yo kwahukana nabo bakamwanga kubera ko bumvaga ko umwana yabyaye ari umuvumo, atari igihangano cy'Imana nk'uko dufata abandi bana. Bakomeje kuganira bageze aho barahagarara. Gushi yarababwiye ati, ko tubuze icyo dukora, mwaretse tugahunga aho kwiteza ibyago tubireba. Nitujya mu gihugu cya kure bazatwakira. Babitekerejeho bemeranya nawe, bashyira nzira barahunga. Bagenda bavuga bataho kwicwa n'imbaraga z'abadayimoni ziri muri Akari, twakwicwa n'inzara cyangwa urugendo, cyangwa tukicwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mu gitondo Akari yazindukiye kwa Rumani nk'ibisanzwe. Umukecuru nawe yararwaye atameze neza. Rumani yaramubwiye ati, mukecuru niko ahora, akunda kurwaragurika. Ntangazwa n'ukuntu ari umuvuzi ukomeye ariko akaba ativura. Niyo anyweye imiti ikaze ntibimubuza kuremba. Tumureke rero ntaguhangayikishe, twigire ku mazi. Akari yarabyanze ati, reka ngerageza ubwo namuvura wenda agakira. Yashatse imiti yose yamwigishije gukoresha, aramuvugutira, umukecuru arayinywa. Gusa yaramubwiye ati, mwana wanjye, indwara ndwaye ntiyapfa gukira kuko ndashaje nta buzima gifite, nta budahangarwa bw'umubiri, abasirikare banjye ni bake, n'umuti ubwawo uranyangiza. Wikwigora, jyana n'umwana wanjye mutembera aho mushaka hose.
Bagiye ku mugezi, Rumani atangira kumuseka atari ko watekerezaga iki igihe wazaga kwiyahura? Ejo bundi waransekeje ubonye imbwa ukajya kugwa hasi? Buriya mba ntaguherekeje wari kubigenza ute? Akari ati kiragenza kwiyahura numvaga nkeneye gupfa. Gusa aho nahuriye nawe ukemera kumvugisha kandi abandi bamfata nk'umuvumo, byatumye nigarurira icyizere. Nsigaye nikunda ubwanjye sinshaka gupfa. Rumani yagabanyije burage aramwegera amureba mu maso aramubwira turamutse upfuye waba unsize njyenyine. Mukecuru muramuhangayikiye isaha ku isaha yapfa. Ubu ni wowe nsigaranye. Ndakwinginze nujya utekereza kwiyahura ujye uza undebe, wenda bizajya bituma utuza unatekereze ko waba unsize njyenyine. Yamujyanye kure ahantu yari azi ko amazi y'umugezi atagera hasi cyane. Bayakandagiyemo batangira kuyirukamo bayaterana mu maso baratoha cyane, bari bishimye. Bageze aho barananirwa bicara ku giti cyari cyaraguye hafi y'umugezi bakomeza kuganira. Umusatsi wa Kari wajyagamo amazi ukaba mwiza cyane, wari urambutse ari irende ku buryo abamureberaga kure bakekaga ko hari ibindi yasizemo. Mu gihe bari bibereye aho ku mugezi baganira bahuje urugwiro, abantu baje kwivuza nk'ibisanzwe mu rugo kwa Rumani. Basanze umukecuru aryamye hanze ku karago ariko bagira ubwoba bakimubona, ntiyaragihumeka umwuka wari wamushizemo. Bahamagaye Rumani mu ijwi rirenga ngo bumve ko yaba ari hafi ariko ntiyitaba. Abo bagore babiri n'umugabo umwe batabaje abandi baturage baza kureba umukecuru wari wapfuye. Akari na Rumani bo bari batwawe no kuganira. Akari ari kumubwira uko yiyumva iyo abantu bavuga ko afite ubumara muri we, ko afite imbaraga z'abadayimoni, nuko yiyumva iyo bavuga ko azarimbura kubera kuvuga afite uruhu rwererana. Saa sita zageze bashonje baza biruka ngo batekere umukecuru. Bageze hafi y'urugo aho baharebaga neza babona abantu buzuyeyo. Bagiye bihuta, bahageze basanga bari kwitotomba bavuga bati Rumani arihe koko? Akari we baramubonye bigira hirya batangira kumutuka ngo niwe watwaye ubwenge Rumani akoresheje imbaraga zimurimo, bigatuma asiga umukecuru kandi abibona ko arembye. Bamwirukanye aho hantu ataha yiruka ngo batamugirira nabi, ajya kubwira nyina ibimubayeho. Rumani yageze kuri nyirakuru asanga yapfuye, yararize abura uko yifata. Akari we bari bamwirukanye atemerewe kuhakandagira. Serira abwiye umukobwa wa Takari igihe cyo kujya hanze kwawe kirarangiye. Nzi neza ko umwami azakwica namenya kuvugana n'abantu. Aho kugira ngo uzapfe rero ngiye kuguhungisha nkujyane kure ya Rumani, wenda wowe tuzajya ntuzongera kubona umuvugana. Aho kugira ngo biteze ibibazo biteze n'abandi wabigumana wenyine, kandi wibuke ko nta mutima mu nteko kujyana kure. Iri joro buracya tugenda, mfite bene wacu bakure ntibaranga kumaho kwihishana nawe. Akari yaramutakambiye ati mama waretse tukaguma hano. Serira ati ntibishoboka. Nta kindi yari gukora usibye kumwumvira. Nubwo Rumani yamuvugishaga ntiyari kumusimburira nyina wakoraga byose kubwe. Babasirikare Zimu, Gushi na Nefaze bakomeje guhunga buke bageze ku mupaka w'ikindi gihugu, ariko nacyo ntibakigumyemo. Bumvaga ko umwami byanga bikunda azabahiga yabafata akabica. Bagiye barara aho bageze basabiriza ibyo kurya paka barenze icyo gihugu bakisanga mu kindi cya kure. Bakigerayo abasirikare baho babashyiriye umwami ngo bamwisabire ubuhungiro. Bageze ibwami umwami waho witwaga Rafati ategeka ko bahabwa amazi yo gukaraba, bakambika imyenda mishya isa neza, bakabona kumubwira impamvu bahunze igihugu cyabo. Uwo mwami yategetse ko bazana ibyo kurya agasangira nabo kandi bakabatekera ibyo nawe ugakunda. Batangiye kwishimamo gusa banagira impungenge. Arafati wo mu gihugu cya kure yari ari kubafata nk'ibikomangoma. Nyuma yo gusangira nabo yababajije amakuru yabo n'ikibagenza. Nabo banze kugira icyo bamuhisha bamusobanurira icyago cyateye mu gihugu cyabo. Yarabasetse cyane ati ibyo nibyo mwita ibyago? Nabo bati ni ibyago bikomeye ahubwo kuko turindire ko ari muri igihugu cyose. Nefazi yakomeje gusobanurira Rafati Atakari yakuze abana na nyina Serira bonyine, ariko ntekereza ko yabayeho mu buzima bwo kwiheba no kubura icyizere. Amaze kugira imyaka 15 nyina yatumye ibwami abasaba ko umwana we yakwemererwa kuva mu nzu kuko bari baramubujije no gusohoka. Umwami Haribe yarabyemeye ariko abuza rubanda kumuvugisha, akajya agenda ntawe umuvugisha n'ijambo na rimwe kuko yavuze ati nihagira umuntu umurakaza bizaba ari intangiriro y'irimbuka ryacu. Umwana nk'uwo ntiyemerewe kuganirizwa kuko yavukanye umuvumo. Yatangiye gusohoka ava mu rugo ajya hanze, ariko abantu bakomeza kwanga kumuvugisha baramwitaza kandi bahoranaga ubwoba ko azabarimbura. Nubwo bwose bari bakomeje gusobanurira Rafati uko byose byagenze, ntibari bazi uko uwo mukobwa yatangiye kuvugana na Rumani. Nta makuru bari bafite yuko akari ubuzima bwamubihiye kubera ko abantu bamutinyaga bamuvugaho amagambo mabi akajya kwiyahura mu mugezi. Yamaze kuzirika ibuye mu mugongo ngo yinagemo atazigera nareremba. Rumani arahagera amubuza kubikora, mujyana iwabo mubera inshuti. Ikindi ntibari bazi ko nyirakuru wa Rumani yigishije Akari kuvura kandi ko uwo mukobwa yafataga mu mutwe vuba. Gushi yunganiye Nefazi abwira uwo mwami Rafati ati kubera ko kumuvugisha bitari byemewe
kandi tuzi ko umujinya we yawukoresha turimbura. Twabonye ko umwami wacu Hariba mu kutwoherezayo ari nkaho yashakaga kudutangaho ibitambo ngo tubanzirize abandi gupfa twishwe nawe. Akari yari gukeka ko tumujyanye ibwami, yatekereza ko ari kubw'impamvu mbi natwe akatwica tukaba ibitambo, agakomerezaho no kwica abandi. Tekereza nawe umuntu ushobora kukureba mu maso gusa ugahita upfa atagukozeho. Twahisemo gucika tuva mu gihugu tuza muri iki cyakure kuko niho tuzi ko batadushaka ngo batubone. Uwo mwami Arafati yakomeje guseka cyane kuko yari amaze kumva ko igihugu cyabo kikiri inyuma cyane mu kumenya ibintu. Yababwiye ko aratuma basubira iwabo babishaka bo ubwabo, babashyiriye amakuru atandukanye n'ibihuha bizeraga. Yategetse ko bahabwa inzu yo kuruhukiramo, mu gitondo akaza kubabwira ibintu byari gutuma basubira mu gihugu cyabo nta bwoba, bakarokora uwo mukobwa wari warahuye n'akarengane kuva akivuka. Hariba we yabonye ko abasirikare bakomeje gutinda, atumaho intumwa ngo zijye kureba icyabaye. Zagezeyo zisanga batarigeze bagerayo. Serira na Kari nabo ntibari bakiva muri ako gace, bari bari mu kintu kandi kakure cyane, kandi abaturanyi ntibari bazi aho berekeje. Babaririje umusore wavuganaga nawe, bagiye kumureba basanga ari mu gahinda k'umukecuru we wari wapfuye. Basubiyeyo ayo makuru bayaha umwami. Hariba yararakaye cyane asaba ko hajyaho igitero cy'abasirikare bagafata uwo musore batitaye ku gahinda yari arimo. Bagiyeyo Rumani bamuzana nabi. Umwami yifuzaga kumubaza ibibazo byinshi. Yaramubajije ati watinyutse ute kurenga ku itegeko ryanjye ukavugana n'umukobwa utemerewe kuvugishwa? Ikindi uwo mukobwa na nyina bari he? Yabuze icyo asubiza. Hariba bifata nk'agasuzuguro. Bamujyanye mu nzu y'imbohe bamufungirana mu kumba ka wenyine. Bamubwiye ko azamara iminsi 3 atarya atanywa kandi adasohoka, yakwanga kuvuga aho Kari aherereye agakomeza gufungwa. Ibyo byari gutuma apfa nabi kubera ko inzara ari kuhamwicira. Iminsi 3 yashize yenda gupfa koko, yihagarikaga muri ako kumba kari gato kuko atari yemerewe gusohoka. Ibyo byatumye kuzuramo umunuko. Inzara nayo yari imugeze kure. Hariba yasubiyemo bya bibazo. Rumani ati nimungaburire, munyemerere no kujya ku bwiherero, mbona uko mvuga mfite imbaraga. Yaramusetse ariko arabimwemerera. Rumani yagaruye akabaraga aramubwira ati nari napfushije nyogokuru, agahinda niko kari kandimo, sinigeze menya ibya Kari, nanjye naramubuze sinzi aho yagiye. Umwami ati ibyo bisobanuye ko uvugana nawe, ubwo ntabwo bakubeshyera. Nawe ati ntibambeshyera, namuvugishije inshuro zirenga imwe. Umwami ati kuki wansuzuguye? Rumani ati sinagusuzuguye, icyatumye tubuza kumuvugisha nuko waketse ko byatugiraho ingaruka mbi. Njye rero sinapfuye kandi nasanze ari umuntu nk'abandi. Yarakomeje ati nagerageje kumurakaza aranarakara cyane ariko ntacyo nabaye. Umwami Hariba yagize umujinya mwinshi, ategeka ko bamusubiza mu nzu y'imbohe bakamufungana n'izindi mfungwa, ariko we mu gitondo akabyuka kubitwa, bakamugaburira rimwe ku munsi kandi agakoreshwa imirimo yose yo gusukura aho izindi mfungwa zabaga. Umwami yabaye atuje ntiyongera kohereza ingabo ze gushakisha Kari. Yari yizeye ko Rumani azarambirwa ubuzima bubi akavuga aho yagiye. Nyuma y'igihe gito Rumani ashyizwe mu nzu y'imbohe, umwami yatangiye kurwara. Ubusanzwe uwo mwami Hariba bamufataga nk'umugabo ukomeye wari uzwiho kuba umwami mwiza anatonesha abenegihugu, ariko aho Kari avukiye yacitse intege, arahinduka abahangayitse, yikanga ko isaha ku yindi yakora ikintu gitangaje kandi kibi. Mu kurwara kwe yatangiye kumva uburibwe bukabije mu nda. Byatangiye byoroheje ariko uko amasaha yicumaga uburibwe bwariyongeye. Yahinze umuriro, aribwa mu nda nk'uwatemaguwe. Yagiye acika intege, isesemi iramwuzura, ntashobore no gusoma ku mazi. Ibwami bahise batumiza abavuzi bakomeye bavuraga umwami, bari bamaze imyaka myinshi bazi iby'imiti y'ibyatsi n'ubuvuzi bwa gakondo. Bakoranye isuku, bamusuzuma mu buryo bwabo, bamushyira imiti ku nda, inda arayinywa, bamwitegereza mu maso, bagerageza gutekereza icyo yaba arwaye barakibura. Bamwe bavuze ko ashobora kuba yarariye uburozi, bashatse kumurutsa arabibabuza. Ubwo yarukaga nta mutanyweye kubera iyo ndwara. Bahimbye indwara zitandukanye, abavuzi ubwabo batangira kubusanya. Bamwe bati ni umwijima wacitse intege, abandi bati ni amarozi. Yabonye bananiwe asaba ko n'abandi bavuzi bakure bahagera bakagerageza kumuvura. Bamuvangiye imiti itandukanye, bamuha amazi avanze n'ibisura n'indi miti myinshi, ariko umwami ntiyoroherwa na busa. Iyo bageragezaga kumuvura yumvaga mu nda harushaho kwangirikaho koroherwa. Nubwo yari umwami yarariraga akavuza induru nk'ikirura gikomeretse, agira ubwo atangira no gutetera. Ijoro rimwe atoye agatege ahamagaza abavuzi be bose arababwira ati mwifuza kumfa, ni gute mwayobera indwara yanjye? Mwagerageje gucura imiti ibihumbi, muhimba indwara, ariko narushijeho kumera nabi. Namwe ntimuhuza, buri wese ahimba indwara ye. Nimudakiza iyi ndwara yanjye vuba, nzategeka ko namwe mwicwa dupfane. Abavuzi barapfukamye bafite ubwoba n'amarira, ariko ntiyahindura ijambo rye. Bakomeje kugerageza bananirwa kumuvura. Indwara yarushagaho kugenda yiyongera. Mu nda ye yumvaga yarahindutse nk'inkongi y'umuriro, akumva hameze nko mu itanura. Icyakora yababariye abavuzi be ababuza kongera kumukoraho.
Byageze aho abatakibasha kugenda agahora aryamye iminsi yose ngo arebe ko yatora agatotsi nibura akihunza uburibwe bwari bumugeze kure. Yatangiye kuvuga make kuko ijwi rye ryari ritangiye kuba rito. Ibwami hahindutse nk'aho abariyo bari mu kiriyo. Nta murimo wakorwaga, abari ibwami bahoraga basenga amasengesho bamusabira ku mana zabo ko yakongera akaba muzima kuko imiti yo bari barabonye ntacyo yamara. Ahubwo babwiye umwami bati, wa mukobwa Kari wasanga ari we ubigiramo uruhare. Ubu burwayi bwawe bwatewe n'abadayimoni. Akari wanze kumwica akiri muto none agiye kukwiyicira. Aho Rumani yari afungiwe inkoni zaramurembeje, yabwiwe azindutse ajya kumukubita ati, mbabarira mvugane n'umwami nawe tumuvugisha iki ko arembye. Rumani ati, nyamara nzi umuntu wamuvura. Nawe ati, niba ubwonko bwawe butavuye ku murongo ukaba uri kuvuga ibyo utazi, ukaba uzi neza ko hari umuntu wamuvura, ngwino tujyane muvugane. Uwarindaga umwami yabanje kubimubwira ati, wa musore Rumani avuze ko azi umuntu wakuvura. Hariba ati, niba avuga ukuri nimumwambike neza, mumugaburire icyo ashaka, azambwira uwo muvuzi uwo ari we. Bamukoreye ibyo umwami asabye, bamujyana imbere ye, hanyuma ingabo n'abajyanama barabakikiza. Umwami yaramubwiye ati, musore, numbwira umuntu wamvura ndakubabarira. Sindaba ngikeneye ko hanirwa ko warenze ku itegeko ryanjye ukavugisha Kari, kandi sinzongera kugusaba ko tubwira aho ari. Ndakurekura ugende amahoro. Yongeye ati, kandi namvura ngusezeranyije kuzaguha icyo uzifuza cyose. Rumani yamurebye mu maso aramubwira ati, nyogokuru niwe wari umuvuzi ukomeye mu gace k'iwacu. Mwamfungiye hano ntarasoza ikiriyo cye. Ariko igihe cyose Akari yazaga mu rugo nta kindi cyabaga kimuzanye. Yifuzaga kwiga kuvura mu buryo bushoboka kugira ngo ajye yivura. Wari waramubujije guhura n'abantu, rero aho yari kurwarira byari kuba ikibazo. Nyina Serera ntazi kuvura ku buryo ari kumwivurira cyangwa ngo abimwigishe. Kugira ngo abyige neza namwemereye ko yageze iwacu, kandi ntiyari kuhaza ngo tutavugana. Yize neza nk'umwana w'umuhanga arabimenya. Nizeye ko ari we wenyine wakuvura. Rumani nawe yarazi kuvura cyane kubera ko yabyigiraga kuri nyina, ariko yigiriye inama yo kuvuga ko Kari ari we ubizi kurushaho, kugira ngo wenda navura umwami agakira bazamuha uburenganzira bwose yifuzaga. Hariba cyumva izina Kari yahiye ubwoba ati, none se yakwemera kumvura kandi naramubujije uburenganzira bwe? Ese koko ni umuntu nk'abandi? Yigeze akurakarira na rimwe? Rumani ati, namurakaje uko nshoboye. Uretse uruhu yavukanye nka ruriya, ahandi ni nk'abandi. Uko twishima n'uko tubabara ni kimwe, nta kintu bihindura ngo nuko ari Nyamweru. Umujyanama Hariba yarababwiye ati, uyu musore ashaka ko mumurekura gusa, nta muvuzi uri muri Nyamweru. Niba ibyago niwe wabiguteje, Nyamweru napfa nibwo wowe umwami uzagira amahoro. Ikindi Rumani yaramuhishe yanga kumugaragaza. Iminsi yose amaze hano afunzwe yaziraga ko yanze guhishura aho aherereye. None abonye ugiye gupfa avuga ko yakuvura, ashaka ko aza hano akaguhohora. Umwami yanze kwita kuri ayo magambo, abaza Rumani ati, none se waba uzi aho aherereye? Rumani ati, simpazi, ariko utanze itangazo mu gihugu hose ryamugeraho. Ni umwana mwiza, ntiyakwanga kukuvura kandi abishoboye. Umwami yategetse ko bamwambura imyenda myiza yari yambaye, bakamusubiza mu nzu y'imbohe, ariko inkoni bakazigabanya kugeza igihe bari kubonera Kari. Ntibyabaye ngombwa ko umwami abisaba abantu be, bo ubwabo baribwirije bohereza intumwa mu bice by'igihugu ngo zigende zivuga ko umwami Hariba akeneye kugororera Kari, akanamusaba imbabazi kuko yamuzizaga ubusa. Ayo makuru yatumye abantu bateza imvururu. Bamwe bibazaga niba Hariba ari we watumye izo ntumwa, abandi bakibaza icyabaye cyatumye noneho yemera ko Kari ari umuntu nk'abandi. Iyo umwami yabaga arwaye mu bihe nk'ibyo ntibyabaga byemeye ko abantu babitangarizwa. Uretse kumenya ko yatanze, nta yandi makuru mabi yamuturukagaho akiri muzima ngo arenge ibwami. Niyo mpamvu intumwa zitari zemerewe kuvuga ko umwami arwaye, ko Kari akenewe kugira ngo ajye kumuvura. Ku rundi ruhande, Zimu, Gushi na Nefazi bari barahungiye mu kindi gihugu. Umwami wa Harafati yazindutse abaseka cyane, yenda kugwa hasi. Yarababwiye ati, igihugu cyanyu kiri mu mwijima cyane. Uwo mugani nanjye narawumvise, ariko wawuhimbye hari ubutumwa yashakaga gutanga. Ubusanzwe twe duhahirana n'ibihugu byo mu majyaruguru kuko hari inyanja. Abo bantu b'umweru ni inshuti zacu, tuvugana nabo tugakorana nabo, kandi nta kibi cyabo. Noneho uwo mukobwa wanyu wabyawe n'abirabura akavuka ari Nyamweru, wowe ni uburwaye, kandi uwo bavuga mu nkuru no mu migani ntahuriye nawe. Impamvu muri uwo mugani bavuga ko yarimbuye isi, si uko yavukanye ubumara cyangwa akaba yaratumwe n'izindi mana cyangwa abadayimoni nk'uko wanyu mubyizera, ahubwo nuko abo bantu bera ari abahanga cyane. Bo ntibarwana bakoresheje inkota n'imyambi, bagira imbunda n'amasasu. Uwahimbye uwo mugani ashobora kuba ari we yashakaga kuvuga abafiteho amakuru make, azi intambara zabo zidashira zitabamo imyambi, bityo akaba yarawuhimbye ashaka gusobanura uko babayeho. Barumiwe bagira amatsiko yo gukomeza kumva ibindi yari agiye kubabwira. Nawe yarabemereye akomeza kubabwira ati, abo bantu bagira ubuvuzi bwateye imbere.
Ndabizi ko abantu benshi mu bihugu byose bafite inkuru z'abantu b'uruhu rwera batigeze babona n'amaso yabo, bumva gusa ibihuha bakabyizera. Mu gihugu cyanyu muri bamwe bumva ko kuvuka ufite uruhu rwera wabyawe n'abirabura ari uburwayi, mukabisobanura mu buryo bw'imyemerere ya gakondo, aho ba nyamweru mubabona nk'ibimenyetso by'Imana cyangwa abadayimoni, mukabatekereza nk'abantu badasanzwe boherejwe n'imbaraga zo hejuru, nziza cyangwa mbi, nk'ibihano by'Imana ku muryango cyangwa ku gace yavukiyemo. Zemi yamuciye mu ijambo ati, Nyagasani, n'ubundi niko karameze. Kuvuka kwe ni igihano Imana yahaye igihugu cyacu. Arafati yanze kwita ku byo yavuze, arakomeza ati, si ibyo gusa, hari aho babafata nk'abantu bafite ububasha, hari aho bavuga ko banyamweru bafite ububasha bukomeye, amabanga y'ubwiru n'imbaraga z'amayobera. Hari aho nagiye ubwanjye bambwira ko bafata nk'abantu bateza ibyago cyangwa bakaba isoko y'amahirwe. Ahandi bavuga ko kubafata nabi byazana ibyago, bakabavuga nk'abantu bashobora kuzana umugisha cyangwa inabi bitewe n'uko bitwaye. Ariko nanone mbabazwa na hamwe abapfumu bavuga ko bakenera bimwe mu bice by'umubiri wabo mu migenzo yabo y'ubupfumu, ibyo bigatuma abanyamweru babatoteza cyane, kimwe n'uko iwanyu mubatoteza. Yabasobanuriye icyitera, anababwira ko yavumbuye ko ari indwara. Yabatembereje mu gihugu cye, abereka abana bavukanye icyo kibazo bose, abajyana no ku butaka yari yarahaye abantu bo hakurya y'inyanja bari bafite uruhu rwera, bajyaga gusa na ba nyamweru. Abo bantu bari abahanga cyane, barubatse n'ibitaro muri ubwo butaka bari barahawe, aho bavuriraga indwara zitandukanye. Nyamweru na nyina aho bari bihishe bumvise intumwa z'ibwami ziri kwingingira abaturage kuzibwira aho akari ari, kugira ngo ajyane nazo umwami amusabe imbabazi anamugororere. Zaje zivuga ko ubutumwa zizanye buturutse ku mwami, buri wese atega amatwi. Icyakora Serera yarabyumvise, abwira umwana we ati, wasanga bashaka kukwica. Ayo nama yeri yakomeje kumubuza gusohoka, akarageze aho yanga kumwumvira, aramubwira ati, nubwo twaje hano mu ijoro, nawe ukaba ubana nanjye mu nzu utakijya hanze, aba bene wacu nabo bakaba ari abantu bizerwa batapfa kutuvamo. Ariko byanga bikunda ntitwatwika inzu ngo duhishe umwotsi. Bazakomeza kunshakisha kandi bazambona. Hari ubwo bazatangira gushakira no mu nzu. Nta gihe kinini cyashira nihishe, kuko bazagira batangire gushakira no mu ngo z'abantu. None bizagenda bite nibasanga ndi hano? Warambwiye ngo nubwo nahura n'ibyago nzahure nabyo njyenyine aho kubiteza abandi. Sinifuza kuhura n'ibibazo birenze ibyo wahuye nabyo kubera njye. Niba bashaka kunyica, reka ngende babikore, iminsi yose amahoro. Yahise asohoka, nyina amukurikira amwingingira kugaruka, ariko yanga kumwumva. Umutima we wamuhatiye kujya hanze ngo abonane n'izo ntumwa z'umwami. Bamujyanye ibwami bihuse, bamugejeje umwami hari bati, ese wamvura? Bambwiye ko uri umuvuzi w'umuhanga, none ngiye gupfa. Mu mutima hari bara ari gutekereza kumwica. Yaribwiraga ati, wenda mwishe nahita nkira. Yarijirishije yanga kumugaragariza ko ashaka kumwica, aribwira ati, reka mureke abanze yumve ko ari kumvura, nzamwica mutunguye nta mujinya afite, kandi nzahamya mu cyico ntazanateraguza. Akari yaramubwiye ati, ntagerageza nko kuvura. Yaramwegereye amukora ku nda, aramubaza ati, warwaye ute? Nawe ati, natangiye ndibwa hagati y'ibituza n'inda, mbese hagati y'igituza n'umukondo. Numva uburibwe busa n'ubuntwika, wagira ngo ni umuriro urimo imbere. Uburibwe bukunze kurushaho kuba bwinshi iyo nshonje cyane, kuko ubu nabuze ubushake bwo kurya. Iyo mbigerageje nabwo nkarya ibintu bikaze, ndushaho kuremba. Yakoze ku nda hafi mu gatuza, aramubwira ati, nakomeje kumva umuriro hano mo imbere. Nyuma yaho natangiye kuribwa umutwe, ngira isesemi, ndaruka, ngira umunaniro, ntakaza ubushake bwo kurya kurushaho, none natangiye no kunyunyuka mu nda. Akari amaze kumenya neza ikibazo cy'umwami Hariba, cyane ko nyirakuru wa Rumani yari yaramusobanuriye iby'iyo ndwara, yamubwiye ko yiteguye kumukiza. Yahise atangira gutegura uburyo bwo kumuvura nk'uko nyirakuru wa Rumani yari yarabimwigishije. Yasabye ko abakozi b'ibwami bamuzanira umuravumba. Yawuvugutiye mu ntoki kugeza havuyemo amazi make. Ayo mazi yasaga icyatsi yo mu muravumba, yari yizeye ko aratunganya mu nda, akagabanya umuriro n'uburibwe. Yabasabye ko bamuzanira n'umutagara, afata agace kawo gato agashyira mu mazi ashyushye kugira ngo gakamuke kavemo umuti. Uwo wari koroshya mu nda. Noneho yabifashe byombi, afata amazi y'umuravumba yavanga mu gatonyanga k'umutagara, maze abiteka iminota mike ko umuriro nawe utari mwinshi. Iyo miti yayikuye ku muriro ayishyira mu cy'umwami yari kuyinyweramo, arayimushyikiriza amubwira n'ijwi rituje ati, mwami, unywe uyu muti wose gahoro gahoro. Uyu muti uzagabanya umuriro mu nda yawe, ukomeze utunganye ibiyirimo. Ugomba kunywa buri masaha 3, kandi nta kindi kintu wemerewe kurya usibye ubugari bworoshye cyangwa isombe nkeya. Umwami yaramwumviye, yemera ko ibyo akarasabye bikurikizwa. Bamushakiyeho kurara, kuko yababwiye ko atari guhita akira ako kanya, ko byari gufata iminsi mike. Ku munsi ukurikira afashe igikakarubamba, asaba umwami kugihekenya akamira amazi. Icyo cyatsi cyari gifite ubushobozi bwo guhosha uburibwe no kumufasha kumererwa neza. Yamusabye kutiyicisha imbeho, akaguma ahantu hari agashyuhe kari mu rugero. Ku munsi wa mbere umwami yanyoye umuti w'ibyatsi inshuro 4. Yaryamye neza atikanga kenshi nk'uko byari bimenyerewe. Ku munsi wa kabiri yarushijeho kugira amahoro mu nda, agenda arya utuntu dutoya nta buribwe bwinshi yumva.
Ku munsi wa gatatu yabyutse afite imbaraga, atangira kugenda gake gake mu mbuga. Nyuma y'iminsi 7 umwami Harry atangiye kongera kurya neza, atangira no guseka. Abantu ibwami batangiye gutangara, abantu ibwami baratangaye. Ibyo kwica Kari byo yari yabyibagiwe. Amaze kumva aguwe neza akicara mu ntebe y'icyubahiro nta kibazo, yitegereje Kari maze amubwira n'ijwi rituje ariko ririmo amatsiko ati, mukobwa mwiza, wankijije ububabare nari ndimo. Abaganga banjye bose barananiwe. None ndashaka ko unsobanurira, iyi ndwara wankijije ni iyihe kandi se yatewe n'iki? Nabigenza nte kugira ngo itazongera kundembya? Yubitse umutwe gato aramubwira ati, mwami, indwara mwarwaye ni iy'igifu, nicyo gituma umuntu ababara muri ibyo bice. Iterwa n'impamvu nyinshi bitewe n'umubiri n'imibereho y'umuntu. Hari ibintu bishobora kubitera. Nyogokuru yambwiye ko iyo umuntu ahora yikanga, ahangayitse cyangwa afite umujinya mwinshi, igifu gicika intege kikabura uburyo bwo gusya neza ibyo umuntu yariye. Umwami yatekereje umwanya munini ati, bivuze ko ubwo nanjye aricyo cyabiteye? Ubwo yatangiye kubimuhamiriza ati, natinyaga ko rimwe uzateza ibyago. Nzi neza ko abantu nkawe iyo badateje ibyago batanga amahirwe. Ese ubwo si uko nahoraga mpangayikishijwe nawe, ntekereza ko hari imyuka mibi yatumye uvukira mu nda ya mama wawe ngo uzarimbure igihugu cyanjye? Akari yababajwe n'ayo magambo, gusa arihangana akomeza kubwira umwami izindi mpamvu. Yaramubwiye ati, kurya ibiryo bikaze nk'inyama nyinshi, umunyu mwinshi cyangwa inzoga nyinshi bitera igifu guta umurongo. Nanone mu gihe udafata umwanya wo kuruhuka n'unywa amazi ahagije, uba witera ibyago byo kukirwara. Umwami ati, none se nkora iki kugira ngo ntazongera kurwara iyi ndwara? Akari ati, nyagasani mwami, kugira ngo utazongera kuyirwara usabwa kubanza kuruhuka nyuma yo kurya, ukirinda gukaraba amazi akonje igihe cya nimugoroba, ugatuza mu mutima wawe, ukirinda umujinya n'agahinda kenshi. Umwami yatangiye gushidikanya, yumva ko afite ubwenge buhambaye adakwiriye kumwica. Yazanye abavuzi bose bagerageje kumuvura, bereka Kari, arababwira ati, uyu mwana barusha byose, akwiriye guhabwa umwanya akabigisha uko bavura. Agiye kumara hano igihe kinini abigisha uko basuzuma n'uko bavura indwara. Yabwiye Kari ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Nawe atabanzanye bambwiye ko Rumani afungiwe hano, nifuza kumubona nkongera kumuhobera. Rumani babanje kumwambika imyambaro myiza cyane, aza ahumura. Yinjiye asanga Kari yicaye mu ntebe nziza, umwami nawe ari kuganira n'abari aho aseka cyane nk'utarigeze arwara. Akari akimubona yaramusanganiye aramuhobera cyane, Rumani nawe aramugundira. Bagihoberana imbere y'umwami n'abajyanama n'abasirikare bari babarinze. Babasirikare 3, Zimu, Gushi na Nifaze baragarutse. Umwami yari yarabarakariye, gusa uburwayi butuma atongera kubatekerezaho cyane. Bo ubwabo bageze ku marembo y'ingoro, babwira abarinzi ko bari baratorotse, bakaba bagarukanye amakuru meza. Abarinzi babashidikanyijeho babafatiraho inkota babajyana imbere y'umwami. Akibabona yikanzemo, ababaza uko byabagendekeye. Ubusanzwe abasirikare nk'abo bagombaga guhanwa, ariko uburwayi bwe no kuba bwarakijijwe na Kari yashakaga kwica, amurenganya kandi avuga ko ari we watumye arwara, byatumye yicisha bugufi kurusha mbere hose. Zimu yaratangiye ati, nishimiye ko Kari ari hano. Mwami, twari twarahunze tuzi ko tutazagaruka, ariko kubw'amakuru meza byatumye twemeza kugaruka kugira ngo dutabare ubuzima bw'uyu mukobwa. Yakomereje amubwira ibyo umwami Arafati yababwiye, uko mu gihugu cyabo bafata abantu bavutse bameze nka Kari kandi ko bariyo barenga 10. Akari yari yacecetse ntacyo kuvuga afite. Rumani yari akimufashe mu maboko, barangariye abo bagabo. Umwami yabasabye gukomeza, hanyuma Gushi ati, kuba Kari yaravutse afite uruhu rwera cyane ngo byatewe n'ikintu kiba mu maraso no mu gice cy'uturemangingo yakomoye ku babyeyi be. Ngo mu mubiri w'umuntu hari ikintu cyitwa melanine, aricyo gituma umuntu agira ibara ry'umukara ku ruhu, ku musatsi no ku maso. Iyo umuntu atayifite cyangwa akaba afite nkeya, uruhu rwe, umusatsi n'amaso bye biba byererana cyane. Biterwa n'uko ababyeyi bombi baba bafite igikomere cyangwa impinduka mu turemangingo dutanga amabwiriza yo gukora iyo melanine. Ibi ni ibintu yisangana, si ibintu umuntu ashobora kwirinda cyangwa ngo agire icyo abihinduraho. Iyo se na nyina bose bafite ako kabazo, nubwo ubu bwabo bushobora kugaragara nk'abantu basanzwe, umwana ashobora kuvukana ikibazo cyo kutagira melanine maze akavuka ari nyamweru. Uko niko Kari yavutse, niko umwami Arafati yadusobanuriye. Nifazi nawe yakomereje ati, umwami Arafati yatubwiye ko ku ruhande rumwe mwamugiriye neza mukamurinda kujya ku zuba. Abo twabonyeyo batubwiye ko uruhu rwabo rworoha cyane ku zuba bikababangamira. Amaso yabo nayo afite intege nke, rimwe na rimwe bagira ikibazo cyo kutabona neza ku zuba ryinshi. Akari mwamugiriye neza kuri iyo ngingo. Umwami ati, ubuse mbizere, nkeneye kuganira n'uwo mwami Arafati. Igihugu cyanjye nta mubano gifitanye n'iki. Ntiduhahirana kuko hagati yacu harimo ikindi gihugu, ariko nta n'icyo dupfa, nkwiriye kubyemezwa nawe. Zimu ati, nyagasani, ukwiriye kutwizera. Icyiza cy'indwara si indwara yandura cyangwa ibabaza umuntu. Umuntu arayivukana akabana nayo ubuzima bwe bwose. Natwe turi mu bwami butigeze wimenya,
byatumye twumva ko kuba umwana avutse ari nyamweru ari ikimenyetso runaka, tubyitiranya n'ubupfumu, abandi babifata nk'ikimenyetso cy'imyuka mibi, ariko siko biri. Kandi si wowe gusa, Arafati yatubwiye ko nawe bwa mbere hari abana nk'aba yabonye akabica bakivuka ataramenya ko ari uburwayi. Umwami Hariba yasabye ko abari babafatiyeho inkota babajyana mu nzu y'imbohe, kuko gutoroka kwabo bakava mu gihugu ryari ikosa rikomeye. Barabajyanye, asigara ahangayitse cyane. Ayo magambo yose Akari yari yayumvise. We na Rumani yarababwiye ati, sinabasezerera ngo mugende nta kintu munsigiye. Aba bavuzi bose nifuza ko mubafasha bakamenya kuvura nkamwe. Nyuma nzabagororera mbahe icyo muzasaba cyose. Ntiyatuje muri iyo minsi, yatumye intumwa kwa Arafati amusaba ko bahura bakaganira. Arafati yarabyemeye ubwo yizera kumureba. Bamwakiriye neza, gusa asanga Hariba n'igihugu cye bakiri inyuma cyane. Bagiranye ibiganiro byiza, baganira kuri Nyamweru, birangira Hariba yemeye ukuri. Bemeranyije ko bagiye kugirana imibanire, bagahahirana, bakarushaho kwagura ubucuti bwabo. Ibyumweru 2 byashize abavuzi b'ibwami bamaze kuba inzobere mu kuvura, babifashijwemo na Akari na Rumani. Umwami Hariba yasabye ko batuma abaturage bose abashoboraga kugira ibwami, agasaba imbabazi Akari bose bumva. Serira bimugizeho umutima usimbuka kubera ibyishimo. Umugabo w'Inoroga akibyumva, akumva ko umwana wagiye kugororerwa, yagarutse kumwinginga amusaba ko basubirana. Yaramubwiye ati, imyaka ibaye 20 irenga naragutaye, nabaye ntamenya, nta kundi nari kugira, ndagombaga kukureka. Serera yaramusetse ati, ngwino tujyane ibwami. Umwami amusaba imbabazi tuhibereye. Nk'ababyeyi be ntibabura kudusaba kujya imbere ngo natwe badushimire kubwo kwihangana kwacu. Ibyo bindi byo kuba nakubabarira uzabimbaze nyuma. Umunsi abaturage bari batumiye ibwami warageze. Hariba ubwo yagiye imbere aravuga ati, nsabye Akari imbabazi kubwo kuba naratumye baho mu buzima bushaririye. Yasubiyemo ibyo yamukoreye byose byo gushaka kumwica akiri uruhinja, kumubuza gusohoka no kumubuza kuvugana n'abantu, abasobanurira n'uko yamuvuye, abandi bavuzi bose bananiwe. Yababwiye amakuru yose yari yarahawe kuri iyo ndwara yari arwaye, ababuza gukomeza kwizera ibihuha bumvaga ku bantu bameze nkawe. Ikibabaje ni uko muri abo baturage habonetsemo 6 batera hejuru, bakarira bavuga ko bo bakibona ko abana babo bavutse ari ba Nyamweru, bahise babica, abaturanyi babo bakabigira ibanga. Hariba yarababaye ati, ibyo ntibizasubire, ni abantu nkatwe. Yahobeye Akari amusaba ko yahamagara imbere abantu yifuza ko umwami yashimira kubera we. Akari yaramubwiye ati, nifuza ko haza mama kuko ari wemeye kurwana n'ibyo byago byose, akanga kunyica nk'uko abandi babigenje bakica abana babo. Yanze kunjugunya, yemera kwangwa n'isi kubera njye. Serira bamuhaye inzira, asiga Niroga aho bari bahagararanye. Nirogi yasigaye yibwira ko umuntu wa kabiri Akari agiye guhamagara ari we, ariko ntiyamuvuga. Ahubwo yasabye ko Rumani yigira imbere akamushimira, avuga ko kubera we yatumye abantu bamenya ko ari umuntu nk'abandi. Yanababwiye icyabahuje kigatuma bavugana, ko ari uko yamutabaye agiye kwiyahura. Abantu bose byabakoze ku mutima, amarira azenga mu maso yabo. Yasoje abwira umwami ati, nifuza ko n'abari abasirikare Zimu, Gushi na Nefaze bafungurwa, kuko iyo batababo wenda byari gutwara igihe kirekire kugira ngo abantu bamenye ko natwe turi abantu nk'abandi. Mu rwego rwo kubaha impongano, imbere y'abaturage bose yavuze ko ahaye Akari inzu nziza yo kubanamo na nyina, abaha n'amasambu menshi. Rumani we yagororewe akarere kose, aba ari ukabera umutware, uwari uriho aramusimbura kandi ahabwa amasambu n'inzu nziza yo kubamo. Nyuma yaho ubwami bwa Hariba bwatangiye gukorana n'ubwami bwa Arafati, umwami wari hagati yabo mu gihugu cyatandukanyaga icya Hariba n'icya Arafati, abiyungaho baba inshuti z'akadasohoka, bakomeza umubano wabo. Akari we yari yarabaye ikirangirire, igihugu ari we gikesha ubuzima bwiza, kuko iyo ataba we, Hariba ntiyari kubonera inyungu mu kugirana umubano mwiza na Arafati wari mu bwami bwateye imbere. Abantu bamwiyumvagamo abarwayi bose ariwe bajya kwivuzaho, ku buryo bamwe yaburaga uko abitaho. Serera nawe yongeye kuba inkumi kubera kuba mu buzima bwiza kandi afite amahoro. Noneho yaratewe ishema no kuba yarabyaye Akari. Rumani na Akari bakomeje umubano wabo, bigira ubwo Rumani amubwira ko amukunda kandi ko yifuza kubana nawe. Akari nawe yaramukundaga, biyemeza kubana. Bakoze ibirori, batumira abantu benshi, umwami Hariba nawe aritabira. Urugo rwabo rwahawe umugisha na buri wese. Abantu bose bari babishimiye. Nirogi yakomeje kwinginga Serera amusaba ko yakongera kumubera umugore. Aramubwira ati, wantaye mu gihe nari nkeneye kubona ko wamba hafi no mu bihe bigoye. Imyaka maze warantaye irahagije rwose. Nubwo nta muntu umenyera ikibi, kubana nawe ibyo byaba bikurushaho. Nibiba ngombwa ko mbana n'umugabo, nzabana n'undi utari wowe. Mu gihugu cya Hariba, ababyeyi bose babyaraga abana bafite uruhu rwera ntiwongeye kubafata nk'icyago cyangwa kwita iryo zina rya Nyamweru. Kimwe no mu bwami bwa Arafati, umuntu wese wo mu bwami bwa Hariba wongeraga kuribita yafungirwaga ahantu habi cyane, nubwo byari kuba bimucitse akabivuga atabishaka.
bari baramenye ko ari ubumuga bw'uruhu rwera kandi ko bagombaga kubita abafite ubumuga bw'uruhu rwera. Abavutse nyuma y'uko bigaragaye ko Akari ari umuntu nk'abandi babonyemo umugisha batangira kubita intumwa z'Imana, kuko batabaga ari benshi. Aho yavukaga umwami ubwo yajyaga kumwirebera akamuha n'impano nyinshi cyane. Dusorere inkuru ya Akari wavukanye ubumuga bw'uruhu rwera, abantu bakamufata nk'umuvumo kubera ubumenyi buke bari bafite ku bantu nk'abo, ariko bikarangira akijije umwami kandi akabisoma ku bandi, ndetse agahindura amateka y'uko abavukanaga ubumuga bw'uruhu rwera bafatwaga. We na Rumani batumye amateka yaramaze imyaka myinshi ahinduka. Niba ukomeje kubana natwe no mu zindi nkuru ubitwereke muri komenti, ntuzacikwe n'iz'ubutaha.